much birthday. Wow, byiza cyane bro. Igihe cyose uzadukenera turahari man. I'm here. Okay, ngiye banyita Kiwi Rwanda Africa 1. We bakwita? Ngiye banyita Bang Bang cyangwa se Eddie. Okay, wowe? It's a virtual my nigga, we got by my nigga. Oh yeah bro, no cap man. That's my name. Yo, ubundi bitwaye iki kubaho neza cyangwa se bitwaye iki kuba wabaho ubuzima wumva wifuza? Ese ubundi bitwaye iki kubaho wakiyoborera amarangamutima yawe kurenza uko abandi bayakuyoborera? Bitwaye iki kuba wabaho life yose wumva ushaka kuri iyi si mu gihe ufite ubushobozi? Apana kubaho uko abandi bantu babishaka, apana kuyoborwa n'abandi bantu ukuntu babishaka. Wowe iyobore ku giti cyawe, upfa kuba gusa ibintu ugiyemo bitari buze kuguteranya na leta cyangwa se bitari buze kuguta mu gihome. Inzira zose ubona zici mu mucyo ugomba kubaho muri ubwo buzima, ugomba kubaho life yose ushaka. Bitwaye iki kuba wakurikira kuri aka gacano kacu, warangiza ugakora subscribe? Nubwo twebwe tutayatwinginga abantu bakora subscribe cyangwa se abantu badusharingira ibintu byacu cyangwa se badupostingira ibintu byacu, kuko twebwe twamaze kumenya yuko dufite abantu b'inkora mutima badukurikirana. Uyu muniga wanjye nawe turi kumwe, ndabizi ko ari umuntu wa gahoraho, ndetse n'ubutaha tuzagarukana mu kiganiro cyacu. WhatsApp ubasezera. What's up man? Walk right to us right. Goodbye na butaha. Nakagaruka. Ciao kuri izi mikoro. Ciao. Alright, ubutaha tuzahure muri comment, muzatubwira ikintu mwumva mukeneye cyangwa se ikiganiro mwumva mukeneye ko tuzabakorera. Tuzagenda tubahurira n'ibya nyaho tuzagenda tuzenguruka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho tushobora kuzahurira noneho kuri dete turimo dusangira aba bajama banjye. Murakoze cyane, ndabakunda cyane kuri izi mikoro zacu. Ni Kiwi Africa Rwanda 1. Iho nibazi kiri gukora fresh. Okay, abasa rero ngiye mu kintu cyanjye nzaga kwari ukubasura, nkababwiramo hano muri ghetto, mukanyereka life mubayemo, mukambwira ukuntu namwe mu byumva hano hanze ahangaha. Ubwo mwebwe twanzuye yuko abantu bafata umwanya bakajya kuvuga ku bantu ari abantu nyine bataragira inzozi za danje, bataragira ahantu bigeza. tuvuge ngo n'abana baba bakishakisha muri iyi mihanda. Hari ntabwo ari abana gusa, hari n'abantu bakuru ariko bakishakisha bataragira aho bashaka. Noneho ikintu cyakimbabaza ni ukuntu abantu usanga bari kuri zino social media, ugasanga ni abantu bakurikirwa, ni abantu barebwa cyane, ariko ugasanga bavuga utugambo tuduteshwa, ugasanga ni ba bantu basebanya, ugasanga ni ba bantu baharabika abandi. Ukibaza, umuntu ni umupapa, umuntu ni umumama, umuntu nyine arakuze, mikoro ari kuganiriraho ziri kuri public, arimo araganira na societe zitandukanye, abana, abantu bakuru, abasaza, abakecuru, nyine ugasanga arimo araganira na generation zose zigiye zitandukanye. Ariko mu by'ukuri ugasanga platform ye ikintu ayikoresha ni utugambo tutameshe, utugambo turimo gusebanya, utugambo turimo gutukana. Just ntago baba barisobanukirwa, ntago baba, no kuvuga ngo hari ukuntu ushobora kuba ufite ibintu bajya bavuga ngo iyo wabonye amafaranga ukiri umwana ntabwo uyakiniramo, biguha n'umwanya wo gusuzugura abantu bagukuriye. Uri kumva? Niyo mpamvu buriya bari abantu uzarebe, bari abantu akenshi uzasanga ari abantu bataba barize, baragize gutyo. Ntabwo wakiga ngo kwiga badutoza discipline. Ntabwo wakirirwa wandagaza abantu waraciye mu ishuri. Uzasanga ari abantu baba baravuye hirya bakigira basa. Ni kwa n'umwana w'umukire amara kunywa akamara guhaga ugasanga agiye muri studio. Bira ntaga bari byo rero, bira ntaga bari byo. Ubusanga ari abantu bataba barisobanukirwa ariko bagiro bakabireka bakabona karama bwo bakora. So no kuvuga ngo rero ngewe inama nagira abantu bakoresha social media, bige gukoresha social media neza bro. Izi social media ushobora kuzivugiraho ibintu byose ushaka kandi ugatera imbere, ariko ntago ari ngombwa ngo urengere ujye kuvuga amateshwa, ujye kuvuga ibintu bitakureba. Nurangiza ujye kuri social media, urangiza ugenda uzikoresha ibyo utagakwiye kuba uzikoresha. Erega buriya ugiye ukora ibiganiro byiza kandi ibiganiro biryoshye, ushobora kuba wakurikirwa kandi ukarebwa ku rwego rwo hejuru. Nuvuga ngo upfa kuba gusa ukora ikiganiro kirimo ubutumwa bwiza cyane. Ntago ari ngombwa ngo ujye guharabikana, ngo ujye kutukana, ngo kugira ngo abantu bagufollowinge, abantu bagukunde.
koresha social media zawe neza, ukora ibiganiro byiza kandi biryoshye kandi ubona birimo ubutumwa buri muntu wese ashobora kuba yakora. Okay, ushobora no gukora ikiganiro kitarimo ubutumwa ariko ari ikiganiro kitarimo gusebanya, ari ikiganiro kitarimo guharabikana, ari ikiganiro gusa kiri aho ngaho mukajyaho mukiganirira, kurya, kunywa, nyine ibyo ngibyo nta kibazo. Ariko niba tujya hane ku mbuga nkoranyambaga ugatangira ugatuka umuntu ku babyeyi, no kuvuga ngo ugatuka umuntu ku babyeyi, ubwo wowe urimo kugira aba YouTuber bagenzi bawe, sibyo? Kuko nawe urayikoresha, yego, sibyo? Urimo urabagira inama, ariko nyine natwe tubiba bitugeraho. Ariko ngewe ikintu nemera cyo ni kimwe, sibyo? Buri muntu wese akora ikintu bitewe nuko kigiye kumwinjiriza, nubwo aba atari byiza, abikora bitewe nuko bigiye kumwinjiriza. Nose tuvuge yuko kuvuga nyine tubare yuko ni content zabo simbizi, ariko nyine nubwo tutabyemera atari ibintu byiza bakagombye gukora, nimba bimwinjiriza nje ntacyo mbabona. Urangiye ntago njya charging abantu cyane, ku buryo se ushobora kuba wakora content yo gusebanya cyangwa content mbi ngo kugira ngo ukunde ngo urebwe cyane ngo cyangwa uvugwe cyane, kuko utakore kantu keza kandi kakavuga. No kuvuga ngo ntabwo ushobora kuvuga ngo kubera ngo kuvuga amagambo y'urukoza soni ngo bigira ute amagambo atuma igihugu atumuco w'igihugu ngo nuko ngo bikurura amafaranga. Ibyo ntago ari byo, ubwo bagomba gushaka content nzima zigira ibyo zibahereza, ariko ari content nzima. Ikintu nakubwira cyahuko sibyo, content ntugafate ikintu ngo wigana abanyamahanga content zabo ntago arizo z'abanyarwanda, sibyo se? Ntago uzabona abanyamahanga bakinnye porno ngo nawe ngo ugiye kuyikina, sibyo? Yego, rero ahuko wakarebye ku bintu by'igihugu cyawe ukavuga ati mu gihugu cyacu ibi turabyemera, ibi ntitubyemera, akaba ari byo ukurikiza. Naho ubundi ngewe sibyo, content zose leta yemera nge mbona wayikora content yari yose, ariko ukarebera ku gihugu, sibyo? Nose nyine nimba mu Rwanda batemera ibintu bya pornography ntabwo urajya kuzikinira mu Rwanda, aho nawe uri gukora ibintu bitari by'umuco nyarwanda, sibyo se? Okay, when our law this, okay, when our law is our government, you can't do something which our law is our government, okay? Okay, you government byemera, leta yacu byemera kubikora nta kibazo, ariko no kuvuga ngo ntabwo uzajya ibintu gukora ibintu by'urukoza soni mu bijyanye n'ikingo, no kuvuga ngo uri kugira ngo utere imbere. No, ibyo ntabwo yaba ari byo rwose. Abantu ntabwo tubashyigikira abantu bavuga ibintu by'urukoza soni ngo just ngo they need to profit. No, cyakoze cyane bari ikintu kiryoshye no kuganira n'abakire, no kuganira n'abana bateye imbere, no kuganira n'abana bihaye, no kuganira n'abana biyubatse mu buzima. Nicyo kintu cya mbere kiba kiryoshye, kandi nicyo kintu mu buzima uba wumva ku mutima ari ukumva ari wow. Bro, nishimiye iki kiganiro tugiranye namwe kandi biranshimishe cyane, kandi n'ubutaha nifuza kuzabatumira tugahurira mu kiganiro cyanjye, kandi nizere ko mutazansuzugura muzaza. And also and we're happy to do the conversation with you. It's okay. Thank you so much. Action. Watangi. Hey. Hey. None cyo nababwira cyo uyu munsi ni more fire. Nino ngire mbabwiza ukuri yuko ni wa muhungu w'abanyarwanda, wa wundi wazunze imitima y'abanyarwanda benshi cyane, umaze kuzenguruka ibihugu bigiye bitandukanye. Nabwiye yuko uyu mwaka dufite gahunda yo kuzasohokera ahantu hagiye hatandukanye kandi hagiye harenze, aho nzajya ngenda mpura n'abantu bagiye batandukanye, aho tuzajya tuba turi mu bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nasuye abahungu bampamagaye barambwira ati Kiwi, uyu munsi dukeneye kuza kuganira nawe tukaza kukwereka ukuntu twibereyeho mu buzima bwacu bwa ghetto. None uyu munsi rero birangiye masesekaye nk'umuhungu w'abanyarwanda. Ni Kiwi Rwanda Africa 1, nawe wagiye ukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'abajeni banje, bimeze bite basa? Ni fresh. Kadufate gutya kamikoro sasa. Hey. Aka mikoro twakarambitse hasi kugira ngo tuze kureba nimba biri buze kuvamo, ariko ubu none nibwo maze kubona yuko biri buze gukunda. Umusa bimeze neza? Wabibonye ko biri buze kuryoha se nawe? Amugudu? Good. Abasa ndongeye ndabasuye hano muri ghetto. Yeah, thank you.
icyo nshaka rero noneho ndagira ngo munyereke vibe ziri hejuru. Hari umuntu wambwiye ngo hano habamo abasore bafite vibe za buri munsi, ewana ngo urusaku ruba ruri hejuru cyane. Umusaba bimeze bite? Yeah, it's okay. It's a virtual my nigga, we got bad my nigga. Oh yeah bro, no cap man. Niko nivuga brother. Cyakoze cyo nanjye ndishimye cyane kubasesekara hano muri ghetto bro. ya natwe turakwishimiye, nje banyita bang bang. ya Berbenge cyangwa se Eddie, aka benshi banzi ku kazina ka bang bang. bro, kuki ucecetse nk'abakobwa? Cecetse nk'abaki? Nk'abakobwa ntago ntinya kubivuga, nge ntago ndi umutindanyi, ariko nshobora kuvuga ibyo ndi kubona. Kubera iki ucecetse nk'abakobwa? Icyo kintu uvuze nawe ni kibi. Umusaro umuntu ushobora kuba yanterebuye rata. Mujene wanjye ngaracecetse nk'abako according to this time or according to this mood. Ashobora kuba hari uburyo umuntu aceceka bitewe n'igihe, bitewe na situation, bitewe n'igihe wenda udusuriye muri ghetto, tugereho muri ghetto, hari ukuntu wenda atabarisanga muri mood. Ariko biraza kugenda bigenda neza fresh na ribi. Ubundi baravuga ngo ahantu hari amafaranga ntago hasakuza, ni gake gake. Ushatse ko ubwo rero bishatse kuvuga ko ari cya kiganiro cyanye njya nkora ngo ubundi ngo bitwaye iki, ngo kuba wagenda mu modoka yawe nziza, ngo cyangwa se ngo kuba wagenda mu nzu yawe nziza, ngo cyangwa se washaka ukabaho ubuzima buhenze, ngo bitwaye iki? None bishatse kuvuga ngo bitwaye iki nawe kuba waceceka se ukaba wagira amagambo make? Nose nyine nsamare, iyo ufite ubwatsi, ubundi bavuga ngo iyo ufite ubwatsi ibikorwa birivugira gake gake. Wese ugusha kuri ya ntego yanjye rero njya mvuga ngo sibyo, ngo abakene nibo basakuza ariko abakire ntibasakuza. Nta mukire usakuza, nta mukire ubyina nabi. Wari wumva kari akantu se bavuga ngo ariko ngo buriya ngo kanaka ngo kubera iki ngo yaguze ngo imodoka nziza, ngo ese ngo kubera iki ngo yubatse ngo inzu nziza, ngo ariko ngo kubera iki buri gihe ngo tumubona ngo hasokeye ngo ahantu harenze, ngo nyine ugasanga abantu barimo barabikomanta ngo ubundi ngo amafaranga yakura he. Ubundi reka nkubaze nanjye ikibazo, sibyo? Ubundi bitwaye iki kubaho ubuzima bwiza ushaka? Ubundi kuri iyi si ntabwo twese tuzabaho kimwe, sibyo? Hari abazabaho bakinnye, hari abazabaho bakize, hari abazabaho bari muri mido, nyine mu buzima butandukanye. Ariko nyine buri wese aba afite papasi yiwe, aba ati ngiye nifuza kubaho gutya, nanjye ku giti cyanjye ni gutya nshaka kubaho, sibyo? Kandi nta n'uwabimbuza. Uko nshaka kubaho ni ukwanjye, si ukwa runaka, si ukwande, ni ukwanjye. Niyo mpamvu rero no judgment. Umusa ndagira ngo nawe nkubaze ikibazo kuko wamagani kandi ukinsubize nkuko ngiye kukikubaza. Uri ready? I'm ready. Okay. Urumva ikibazo dusigaye dufite hano mu Rwanda, sibyo? Umuntu asigaye agura inzu nziza cyangwa se yagura imodoka nziza, ugasanga ku mbuga nkoranyambaga byacitse, nyine ukumva ni ibintu bidasanzwe. Mu by'ukuri mbabarira umbwiza ukuri, kuri iyi mihanda mu bantu bavuga ari amagambo yose, hari umukire warumva ari kuvuga ngo kubera iki kanaka ngo yaguze iriya etaje, ngo cyangwa ngo kubera iki ngo kanaka ngo yaguze iriya modoka nziza? Hari umukire wari wabyumvaho kuri izi social media ari kubivuga? No kuvuga ngo buriya uzareba abantu batishoboye cyangwa bagize gute, nyine babakene, tuvabyita nk'ubukene, babari by'abandi, ubusanga muri cyagiye bakwiye kuba bari gushaka ibintu byabo, bari guca imanza ku bintu by'abandi. Nta mukire ntago yabona uwo mwanya. Umukire aba afite ya task yo kugira ngo bya bintu bye byiyongere, ntago azabona wa mwanya wo kugenda uvuga amagambo ngo byagenze gutya na gutya ngo ibiki. Ubu nabona umwanya, n'urugero nkanjye wenda sindagera ahantu wenda nifuza nishimira, mu gihe wenda ndi kugira ngo nongere bya bindi mfite, nzajya mu bandi, urumva bya bindi bizajya hasi, na bya bindi nari mfite bizahita bijya hasi, ntago biziyongera. Just I want development, nkeneye iterambere ngewe. Ntabwo rero nzatera imbere ndi kujya mu kuvuga abandi kuri kubara bya bindi abandi bafite, kandi nanjye ari byo nshaka kuba mfite. Ngomba kubara ibyanjye. Hara nta mukiri ubamo, nta muntu wishoboye ubamo. Muri bariya ni hahandi hava amatiko, hakavamo ibintu bijyanye kurogana, kugira gute, kugirana abandi nabi, ibintu nk'ibyo. Ntago umuntu ukeneye iterambere avuga abandi. Umusa hari ikintu ngiye maze kubona, none ryari akantu, hari slogan ngenderaho, ndavuga ngo
amahasla amrasta landlord mu nyanja banyita shaka amahasla nge ni rasta landlord mu nyanja banyita shaka ya ngewe gutyo nzabaho nka hasla ku giti cyanjye sibyo ntabwo nzabaho ku buryo abandi bantu babyifuza nge ngomba kubaho ku giti cyanjye ya urakoze cyane. ubundi nanjye iryo jambo nijyo njya mbwira abantu sibyo, nkababwira ngo baho ku giti cyawe apana kubaho ku giti cy'abandi, cyangwa se ubeho kuko abandi babishaka. wowe baho uko ubishaka apana kugira ngo ubeho kubera ko abandi babishaka. ni gute umuntu ashobora kuba yagutegeka ukuntu ushobora kuba wabaho? ya iyo mubwira ngo ndi hasla sibyo, ubwo iyo nkubwira ngo ndi hasla nta kindi kintu ugomba kuza kumbwira mu buzima bwanjye sibyo. sura umubyeyi wanjye, nta kintu mfasha mu buzima bwanjye, rero ntabwo waza kuntegeka ukuntu mbaho. ngomba kubaho uko nshaka sibyo. cyo koze ikintu ntakora ni kimwe, ni ukwica amategeko y'igihugu yonyine. nawe urabizi tugomba kubaha amategeko sibyo se. yego, ubundi slogo yanjye ni uko nguko ibivuga sibyo, ibivuga ngo ugomba kubaho uko ubishaka, ukabaho ubuzima wumva ushaka, ariko ubuzima butari buze kuguteranya na leta, ubuzima buri buze gutuma wica amategeko ya leta, cyangwa se ubuzima buri buze kukugonganisha na leta. iyo life nta muntu ushobora kuba nayifuriza. ariko ubundi mu buzima busanzwe sibyo, nimba utakiba kwa so na nyoko bakumenyera buri kimwe cyose, urumva bakubwira ngo cangaha, ushobora kuzamura umutwe agahita agufungira amazi n'umuriro, byose ugahita ubibura, cyangwa se ugahita ubihombera rimwe na rizima. undi muntu ntago afite kukubeshaho ubuzima udashaka. ni nk'uko umuntu adashobora kukurisha ubundi ikintu udashaka, uwo muntu ashobora kukurisha ikintu udashaka. ntabwo bishoboka. ngewe no kuvuga ngo ngewe ubwanjye ndi ngewe ubwanjye, ntabwo umuntu agomba kunzira mu buzima ngo ankoreshe ibintu ndashaka. ngewe ngewe ubwanjye ndimenya ku giti cyanjye. ntabwo urumva byaba bibaye kuba nk'inganzwa urumva icyo ari cyo. yego, inganza ndayizi. gukora buri kintu cyose kubera umuntu, ntabwo ibyo bintu mu Rwanda ntabwo ibyo bintu bikemewe. ntabwo icyo bita harassment, guharasinga umuntu urabyumva. ni ukuvuga ngo mbaye nakora ikintu kubera umuntu, ntabwo nazavamo nshaka kuba we. njye nshaka kuba umugabo sibyo, nshaka kuzagira ibyo mbona. urumva for example, niba mugenzi wanjye turutse akambwira ngo kora ibi ngibi, urumva ngewe nta burenganzira nifiteho, nta jambo mfite. ibyo ntabwo ari byo, ibyo ntabwo aba ari byo ku muntu ushaka kugira icyo ageraho. basa ubundi reka nkubaze, niyihe nama ushobora kuba wagira inama ku bantu bafata umwanya bakita ku by'abandi, wowe kugira ngo bite ku byabo, ahubwo ugasanga umwanya munini bari kuwushyira ku by'abandi, barimo barajajinga ibintu by'abandi, ugasanga umuntu nyine arimo arabara imitungo y'abandi kurenza uko yakabaye kuba we akoresha mind ye, cyangwa se ngo binamuberemo isomo ryo kuba nawe yabiharanira kubigeraho, cyangwa se yanakora cyane kugira ngo agere nyine kuri rya shyaka wa undi yagezeho. niye nama ushobora kuba wabagira abo bantu? buri ukuntu bimeze sibyo. iyo ufashe umwanya ukajya kwita ku bintu by'abandi sibyo, abo uri kwita ku by'abandi already sibyo, ntabwo uri kwita ku byawe. iryo jambo uraryumva, ntabwo uri kwita ku by'abandi, si ibyawe uri kwitaho. ibyo by'abandi rero barakomeza batera imbere, wowe urasigara inyuma sibyo. wowe uri muri bla 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 ngo gucyana ngo runaka ngo gucyana ngo yaguze ibi, wowe uri kwita ku nturi kuvuga ati kuki yaguze kiriya kintu nje nakibona gute. undi wakarebye ukavuga ati se undi nibyo bavuga ngo wakagombye kugira ishyari ryiza, ukavuga ati se runaka ko yageze kuri kiriya kintu nge nakigeraho gute. nawe aho ukagira ishyari ryo kuvuga ati nanjye kiriya kintu ngomba kukigeraho, kukibi ni cyiza. nk'abahasira dukora si byose. nge nshobora kuza gutya nkabona drip runaka si byo, nkayibonana nk'umujene, nkabona umujene tungana turi mu myaka imwe, nkabona afite benzi aragenda mu gatwikiriye sibyo. nkavuga ati nta kuntu umuntu tungana yagenda mu gatwikiriye, kandi tungana afite amaboko n'amaguru nanjye nyafite sibyo, afite mu mutwe nanjye mpafite. ni gute se nyine ibyo bintu abigeraho nge simbigereho gute ukibaza icyo kintu gute abigeraho ngewe umujere tungana mu myaka yaronse amezi 6 nanjye ndayonka, nose gute nyine agera ku bintu nka biriya ngewe
ndaho nyine meze nk'ikimara nanjye mba ngomba gushaka ubwatsi nkagira ukuntu nanjye mbigeraho ibyo bintu namubonyeho apana kwirwa ndi kumugira ngo ibiki n'ibiki ngo yeye ngo yaguze iki ngo uriya ngo yapfushije ubusa oya wapi. ubundi nicyo bita kuganira n'abakire. Papa hano ndi kuganira n'abana b'abakire, abana bateye imbere kabisa, abana baba bafite icyo kunywa kimeze neza. Ariko muse inzoga igura ngahe? Njyewe ubu nabamba narebye avuga n'icyakoze aba bakapo babaho neza, mbabara mu ndebera inzoga baba bari kunywa. Aka ni akabazo kabo mwakazi. Aka ni akabazo kanyine. Aka ni bakita Lefu. Okay, reka yenda twe kwamamaza hanga muri iki kiganiro. Gusa oya ntago ari ngombwa kubamamariza, kuko ntago baratupeya. Bagomba kubanza bakaza bakadupeya none tukabona kubatwikira. Rega twebwe turabahungu b'i Kigali kandi ibi tuba twarabigize umwuga. Niyo mpamvu rero natwe kugira ngo tugire abantu tuvuga muri iki kiganiro cyacu bagomba kugira ikintu bapeya. Ndabeshya bro. Rwose bagomba kubanza bakatwishyura brand zabo tukazidevelopa. Ako musangiye bura nimba ari ikintu nakunze nkinjiramo hano muri inzu yanyu, nge nakunze uburyo usa. Rwose no kuvuga ngo ntago ari ubikunze gusa, hari n'abandi babikunda, ariko just merci beaucoup according to your ratio. Undi nicyo ngiye nkundira abantu b'abasirimu, iteka ryose ubusanga basa neza, noneho kandi ikintu kinanshimishije nuko munasa neza no ku mutima. Twe dusa neza rwose. Urabona kuba waza hano tukaba twaguha icyo kunywa byonyine rwose tuba tukubashye kandi aba ari urukundo twe tugufitiye. Urumva tunashimira Imana kuba iduha bya bindi twebwe natwe tubasha gutanga. Kuko hari abantu batabifite batabona ibyo batanga, twebwe Imana idufashe tukabibona natwe tubitangaho. Umusarika nkubaza ikibazo. Ibibazo huko nta kibazo kabisa, murabyemereye kuba mwambaza kabisa kuko nuko wadusuye natwe hari ibintu turi kukubaza. Oya njye ndi hano ku bwanyu kandi ndi hano mu rwego rwo kuzuzanya nge namwe, sibyo, kugira ngo tuganire n'abanyarwanda natwe ubwacu tugerageza kugira ibindi bitekerezo twungurana, sibyo. Twese turabajene dukeneye gutera imbere, tukeneye nyine dufite ejo hacu hagomba kuba heza, sibyo. Tugomba kuganira rero nk'abajene kugira ngo duhure turi kunywa ibiyobyabwenge, ahubwo dushobora guhura turi kuganira ku kintu gishobora kuba cyakubaka ubuzima bwacu ndetse no ku kintu kizubaka ejo hacu hazaza, no ku kintu gishobora kuba cyagirira akamaro igihugu cyacu, ndetse no ku bajene bakurikira zino mikoro zacu, bakurikira Kiwi Rwanda Africa One. Dukomeza tunashimira n'ababyeyi batwe. Bura nuko nyine wenda ubu utabivuzeho cyane, bura ikintu cyose cya mbere uzasanga umuntu yaragezeho, sibyo, hari impamvu aba yarakigezeho, sibyo. Ngiye ku giti cyanjye ngiye mbanza gushimira ababyeyi banjye bamereza support, bakagira ibyo bangombwa mu buzima, sibyo. Rero niyo mpamvu nyine nkomeza nshimira ababyeyi tu. Tukiye turi home. Nundi turi ku kibuga hano kuri Robine Man, ahantu hari aka etage nyine tu. Ninde se? Inde? Okay, ngaho manuka ntari nk'uri kuza hano kuri Kano, urahita utubona ahantu mu gapangu kuntu tu. Ubese wo kuyango kate yanzira ijya kuri Kano, urahita ukata ni bumoso ni iburyo. Urahita ukata ibumoso bwawe nk'abantu bari kuza ku kabutike. Kibaye manukiye hara ku gipangu. Okay, sawa, urahita utubwira. Sawa. Oya nta kibazo. Twe mu kiganiro cyacu tuba tugomba kwibohora, nta kibazo na kimwe, sibyo. Ntabwo ushobora kuba wamyutinga umuntu kandi yenda yaragukeneye ari amafaranga agiye kukuzanira, wowe wakanga kwita amafaranga. Umusarika nkubaza ikibazo. Ubu umuntu yaguhamagara uri kurya, warangiza ukanga kwitaba kandi agukeneye ari amafaranga ashaka kuguhereza ukanga kumwitaba. No kuvuga ngo byigeze bimbaho nanga gufata umuntu ugiye kumpikira ka 600. Yigeze bimbaho nanjye kuva ubwo byambereye isomo. Ntabwo nshobora kuzigira nanga gufata umuntu niba bavuga ngo ndahagana, niba bavuga ngo hari igikorwa ndimo. Undi hari umuntu wigeze kuvuga ngo dukina n'umushahara ntago dukina n'akazi. Ubundi
nuko nyine ubu tuba tutagusobanuriye ubundi kugira tugere ku byo tugeze natwe kugira tugere ku byo tugezeho sibyo hari ibintu uba ugomba kwirinda mu buzima uba ugomba kwirinda kujya mu bakobwa ukingana gutya sibyo urabona turacyari abajene uba ugomba kwirinda kujya mu bitsina gore cyane sibyo abajene benshi gutyo usigaye urumva ngo umujene ungana gutya ngo yabaye umutinganyi kugaragara neza fresh ukumva ngo umujene ngo yabaye umutinganyi ngo umujene ngo nyine ngo abashugamami n'ibiki sibyo biriya bintu bikwangiza ubuzima ukaba udashobora kuba wagera ku ntego wari warihaye mu buzima bwawe gutya twewe hari intego tuba twarihaye nta gitsina gore sibyo nta biyobyabwenge sibyo sori rero baba baduhamagaremo mu kiganiro cyacu ariko nta nicyo bitwaye nta kibazo kuko tuba tubyemerewe kuba wakitaba na telefone kuko ntago turi muri competition kandi nta nubwo turi mu marushanwa tugomba kumwitaba murangiye ako musi ushobora kubuza icyongereza cyinshi I know how to speak in English because I studied in Green Hills Academy. Wow. We're starting. Ubundi mu buzima bwawe mu myaka yawe uzi indimi zingahe? Ngewe nzi ikintu bita ikigande cyane ubundi kurenza ibintu nzi icyongereza nibyo ubundi nizo ndimi ngewe niyumvamo cyane izo ndimi nzi ngewe ariko umuntu bita hari umuhanzi bamwita nde ni umunyanigeria bamwita ni Patracking ninde oya rundi mutipe wa Madrid ubwanwa bwinshi bamwita oya ntago ari Timaya nundi muniga ni wagiye izina bamwita ndera umuniga kandi muri iyi minsi afite ingoma nziza byatara abantu bari gukunda sure neza wagira ngo muravukana ntari kumukurura umujenira ntago ndi kumukurura bamwita Burna Boy no kukirasore n'imyindirimo nyinshi cyane dukunda cyane Burna Boy ni umujeni dukunda cyane twese wagira ngo muravukana rwose Burna Boy ndamufollowinga cyane kuri Instagram hose ndamufollowinga cyane no ku bitaramo byaherukana hano mu Rwanda nagiye no kumureba Burna Boy umunsi bundi wowe ukunda iki mu buzima busanzwe muri kariyeri yacu muri kariyeri y'imyidagaduro se muri kariyeri y'imyidagaduro ni iki kintu ukunda muri byose njyewe mu myidagaduro byose mbabikunda kubera yuko iyo ubundi ngenda umu MC sibyo ndi MC ndi umuhosta rero iyo ukora ibintu nk'ibyo anytime ahantu hose ugomba kubijyamo umusasa nk'utureberaho kuri kamera zacu urebe nimba kizi kiri